Ngiye kubaramutsa cyane inshuti za Mwiza Christian TV, amahoro y'Imana abane namwe. Ni Pastori Augustin Ngirukwayo. Nagarutse nkuko nabasezeranije ko tuzakomeza ibiganiro byacu bijyanye n'inyigisho zo kubaka umuryango, urugo rushimisha Imana. Isomo ryacu ry'uyu munsi turarebera hamwe icyo Bibiliya ivuga ku rugo, umuryango ushimisha Imana. Reka tubanze dusenga Imana. Mana yacu, reka tugushimire waduhaye iyerekwa ku miryango yo muri iyi si, ko ikeneye inyigisho zijyanye n'ibibazo biboneka muri yo. Kandi tunagusabe gukomeza kutwiyereka, gutanga n'ibisubizo bihagarika isenyuka ry'imiryango imwe n'imwe itabanye neza, tanga agakiza muri yo no kumenya ijambo ryawe. Urakoze, reka uyu mwanya tugiye kwinjiramo wo kumva inyigisho zawe, uba umwanya wo kuguhesha icyubahiro, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Ngira ngo nk'uko tumaze kubivuga haruguru, isomo ryacu ni ukurebera hamwe icyo Bibiliya ivuga ku ngo, kandi ngira ngo ikibanziriza ingo ni ugushyingiranwa kw'abantu baba bashimanye, kw'abantu baba bemeranye. Hanyuma reka tubanze turebe gushyingirwa icyo ari cyo. Ni amagambo akunze kuboneka cyane mu Befeso igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku 33. Gushyingirwa ni kimwe mu bintu by'ingenzi biranga umwana w'umuntu, kandi Bibiliya nayo irabyemeza no mu Itangiriro igice cya 1 umurongo wa 27 ndetse n'igice cya 2 umurongo wa 24. Yesu nawe ubwo yarabihamije mu butumwa bwiza bwa Mariko igice cya 10 umurongo wa 6. Gushyingirwa biboneka mu mico yose, ariko abakristo bo bemera badashidikanya ko gushyingirwa ari umuhango wategetswe n'Imana. Ntabwo rero ari ibyavuye mu mitekerereze y'abantu nk'uko abantu benshi babitekereza. None ni iki Bibiliya ivuga ku gushyingirwa ariko kubyara urugo, umuryango? Mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 23 kugera 24 harimo amagambo atubwira ibijyanye n'iremwa ry'umuryango, amagambo atubwira ibijyanye n'iremwa ry'urugo, rigaragara mu gitabo tumaze kubabwira haruguru cy'Itangiriro nyine igice cya 22 cya 2 umurongo wa 23 kugera 24. Umurongo wa 23 hari amagambo atubwira ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Umurongo wa 24 nawo ukavuga ngo, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Reka dutekereze cyane kuri ijambo rivuga ngo azasiga se na nyina. Icyimbo cyo gukomeza kurindishwa igitsure n'ababyeyi be, umugabo arabasiga, umugore nawe agasiga iwabo, bagashinga umuryango wundi mushya, bombi bakaba umubiri umwe. Umugambi w'Imana ku mugabo n'umugore wari uko umugabo arongora umugore umwe, n'umugore nawe akagira umugabo umwe. Bombi bagombaga kugira ubumwe bw'akaramata nk'ubw'umwana n'umubyeyi. Nk'uko ababyeyi n'abana aba ari amaraso n'ubura bimwe, uko niko umugabo n'umugore bakwiriye kwifatanya, bakaba nk'umubiri umwe minsi yabo yo kubaho kwabo, ari nabyo kuryamana kw'abashakanye kubereye ikimenyetso. Mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 18 Imana yabonye urugo ari cyo gisubizo ku mugabo, niko kuvuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Ijambo umufasha ni ijambo rikoreshwa nko kuvuga Eva muri icyo gice cya 2 ku murongo wa 20, ubundi rikavuga umuntu ugomba kuba ari hafi y'undi, cyangwa se urinda cyangwa umufasha. Eva yaremewe kuba hafi ya Adamu nk'igice cye kindi ngo amubere umufasha.
umugabo n'umugore iyo bashyingiranywe baba babaye umubiri umwe, kandi ubwo bumwe bukababera mu kuryamana. Niyo mpamvu mu isezerano rishya ko biba nk'itegeko kubirebana n'ubu bumwe. Ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 19 umurongo wa 5 kugera ku wa 6 ari amagambo atubwira ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe, nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Ni henshi na Pawulo yagiye avuga mu nzandiko ze ku ngo n'uburyo abizera bagomba kwitwara mu buzima bw'abashakanye. Hamwe muri aho ni mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa mbere igice cya 7, hamwe no mu rwandiko yandikiye Abefeso igice cya 5 umurongo 22 kugeza kuri 33. Aho hose hatanga urufatiro rw'uburyo urugo rushimisha Imana ruba rumeze. Abefeso igice cya 5 umurongo 22 kugera 33 ho hafite akarusho cyane mu nama hagira abashakanye. 22 hari amagambo atubwira ngo bagore mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Arakomeza akavuga ngo kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Bagore mugandukira abagabo babo ni ijambo rishobora kumvikanisha icyubahiro, ariko icyo gisobanuro ngo nk'uko mugandukira umwami wacu, ntabwo Pawulo ashyira umugabo mu mwanya w'umwami, ahubwo yerekana birenzeho ko umugore agomba kugandukira umugabo we igikorwa cyo kugandukira umwami. Umurongo wa 25 w'icyo gice uravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Aha Pawulo arerekana ko uku atari ukugandukirana k'uruhande rumwe, ahubwo ko ari umubano mu buryo bw'amagirirane. Ntabwo ari ukugaragaza urukundo rw'umwami wacu gusa, ahubwo bwari urugero rw'uko umugabo agomba kwitangira ibyiza by'umugore we. Kwitangira uwo ukunda kugeza ku rupfu ni ikimenyetso gikomeye cyo kwitanga, ari cyo umugore cyangwa umugabo bahamagariwe gukora. Umurongo wa 28 kugera ku 29 uku niko abagabo bakwiriye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo. Kunda umugore we aba yikunda kuko ari nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukuyakuya nk'uko Kristo abigirira itorero. Niba umugabo n'umugore babaye umubiri umwe, kuba umugabo yakunda umugore we ni ugukunda uwo babaye urugingo rwe ubwe. Umurongo wa 31 uravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we, karamata bombi bakaba umubiri umwe. Iyo umugabo n'umugore b'Abakristo bagendeye kuri aya mahame, urugo rwabo rumera nk'uko Bibiliya ivuga ko ari ijuru rito. Urugo rwiza ni urutuje kandi rutanyeganyega, aho Kristo ari umutwe w'umugabo we. Ubumwe bw'abashakanye bugomba gushushanya ubwo Kristo afitanye n'itorero. Bavandimwe, mukurikiranye ibiganiro byacu kuri Mwiza Christian TV. Aya ni amagambo meza atwereka uburyo umubano w'abashakanye wagombye kumera kugira ngo turusheho kubaka ingo zihesha Imana icyubahiro. Abagabo bagakunda abagore babo, n'abagore nabo bagakugandukira abagabo babo. Ariko ibyo ntabwo ari byo twakwishoza. Hari amagambo aboneka muri Zaburi 127 atubwira ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baruhira ubusa. Reka twemerere Uwiteka aba ari we twubakiraho ingo zacu, aba ari we utwubakira kugira ngo tutirwanirira hanyuma bigakomeza kutugora. Mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 kugera ku murongo wa 29 harandi magambo atubwira iby'inzu yo ku musenyi n'inzu yo ku rutare. Ni byiza rero ko twakubaka nk'abanyabwenge, tukubaka inzu zacu, tukubaka ingo zacu ku rutare, kandi urutare rwacu ni Yesu Kristo. Nta kindi cyamuzanye mu isi, nta kindi cyatumye yemera gupfira ku musaraba. Ni ku bwanjye nawe, ni ku
kubw'umuryango wawe n'uwanjye, kubw'urugo rwawe n'urwanjye, ni ku bwacu twese, kugira ngo acungure imibiri yacu, acungure ubugingo bwacu, aducungure twese, kandi tuzagire imibereho myiza turi muri iyi si, ndetse tuzahabwe n'ubugingo buhoraho. Ndagusaba gutekereza neza ku muryango ugiye kuzubaka, kandi niba ufite umuryango, ndagusaba gutekereza neza ku muryango wawe wubatse uyu munsi uko uhagaze, niba wubatse ku musenyi cyangwa niba wubatse ku rutare, wubatse kuri Kristo. Reka Imana ikomeze idufashe, kandi Imana ikomeze itugirire neza. Twakomeza rero tugakurikirana izi nyigisho tuzakomeza guhabwa iminsi yose tuzashobozwa n'Imana, ariko kugira ngo bijye bikugeraho vuba ni uko wabigeramo uruhare nawe ugakora subscribe, kugira ngo inyigisho zacu zijye zihita zikugeraho vuba. Urakoze, reka amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Reka dusenge Imana. Nyakubahwa Mana yacu, Mana nziza, Imana ishoboye, Imana yemeye kohereza umwana wayo mu isi kugira ngo atubere incungu, atubere umurengezi, atubere umuvugizi. Uyu mwanya reka twongere tuze imbere yawe, tukwereke imitima yacu, ariko cyane cyane tukwereka ingo zacu. Abatarashaka tukwereke gahunda dufite n'icyo twifuza kugeraho, kugira ngo dutegurire ingo zo kuzahesha izina ryawe icyubahiro, kandi n'abazifite natwe nanone mu rundi ruhande, wemere ingo zacu ziyoborwe nawe, wemere ingo zacu zibemo kugira ngo uzikoreshe by'ubutware. Reka dukomeze tugusabe imbaraga zawe n'agakiza, tugusabe ijambo ryawe ko ryaba muri twe, ndetse ko ijambo ryawe ryavugirwa mu miryango yacu, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Urakoze, ngaho komeza uturinde. Byose tubisabye mu izina ry'Imana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Amina.